yaganiriye abakinnyi b'abasiniya bamubwiza ese bura muri reba abasiniya ni bande ni nka batanu urebye ubundi harimo Yusudianye hakamo Emery Bayisenge hakamo Serumugware Omar hakabamo Sef hakamo na Abedi Bigirimana those 5 ni abakinnyi b'abasiniya kabisa. Abedi yaje muri iyo ntebe nk'umukinnyi na Emery senga profile nini Emery we n'imyaka irabimwemerera ngira ngo seniority muri ibarirwa muri club n'igihe hamaze iyo badahari nyine mupfa kubara experience ariko hari niyo experience bareba nyine bakareba umuntu nyine urwego rwe. So bamuhamirije mu by'ukuri ko ikipe ikibazo kikomeye cyane kirimo ni imitoreze. Baravuga bati ntidutozwa, bati aho tureba tuza mu myitozo bagahita bakubita hari udukona tukanyuramo gake rimwe kabiri agahita avuga ngo tujye muri deka ni kuri amakipe nyine aho gutoramo twenga abafana nibyo twikundira 11 iyo ugiye kureba imyitozo nibyo twabashaka kwireba. Mu by'ukuri nta gitojwe mu buryo bw'imikinire. Nayo mpamvu mu mikino itanu iheruka Rayon Sport ifitemo intsinzi imwe ikageramo draw imwe ikageramo intsinzwi 3. Izo ntsinzwi 3 twazibukiranya Singida kabiri na Polisi ni Polisi hakabamo kunganya na Gasogi hakabamo ndetse no gutsinda match imwe ya Kiyovu bahereyo ya champion. So uyu mutoza abantu batangiye kugarura amaso bavuga ati ariko subundi ni muri Reyo ari kubona resultat mbi ubusanzwe yitwaraga neza. Hari statistics zitayagahinda negeranyije mu gitondo nsanga Reyo yibeshye kuri Afahami ariko se wewe wabivuze yihishe mu mutaka wo kwitwara neza kuri match za APR na Reyo. Abantu bazifata nka match ziri kapitale kuko arizo tureba muri sezo ari nazo duha agaciro nizo zitujyana Huye yego zituma abantu bavuga ngo umusho kwitwara neza kuri APR na Reyo nta kipe atatoza mu Rwanda ari muri Mukura idafite abakinyi bakanganye bavati ubwagiye muri Reyo byagenda bite. Now dore rero statistics uziko muri match 30 muri Mukura Afahami yatsinzemo match 10 zonyine. Afahami igiteye inkeke kurusha ibindi wavuga ati zo ni match nke ariko izo giteye inkeke. Tekereza ko mu bitego yatsinze ibitego 23 muri match 30 muri sezo. Usibye ikipe imwe yamuhazi yamanutse izindi kipe zose zamurushije gutsinda ibitego byinshi. Indi yamanutse ya Vision banganyije gutsinda ibitego nayo yatsinze 23 byoroheje. Ni ikipe yari iya 15 cyangwa 14 muzatsinze ibitego bike dono yinjijwe 27 mu myaka 3 yamaze muri Mukura ibitego bingahe 4 kandi afite abakinyi 3 baje mu ikipe y'umwaka ya champion statistique mu myaka 3 yamaze muri Mukura yakiri imikino 90 ya champion atsinda 36 anganya 25 atsindwa 29 injije ibitego 103 atsindwa ibitego 90. Dore ikintu kitegaragaza ko uyu mutoza rero mu mitoreze ye afitemo ibibazo. Tujya muri Zandani Rayon Sport ku munsi w'ejo yabonye free kick kufra 7 yego ariko izo kufra 7 zatewe n'abakinnyi 5 batandukanye. Nyambika umwambaro w'ubutoza ambara coach kufra 7 abakinnyi batandukanye bibaho ni skandali. Ni nko kubona iki kiganiro iminota 30 ya mbere wakiyoboye 30 ya kabiri bakakibara 30 naho kajyaho ubundi baravuga ngo ninde utera kufra z'iburyo ninde utera kufra z'ibumoso nta kindi kirenze ibyo ngibyo. Na bakabije baba batatu muvuga ngo dufite wawundi utera neza za zindi zegere kuri penalty bakabije bivuga ngo ibintu ni negotiation muri Reyo kuko nta kintu cyo kubitozwa ngo babiganire. Ese ibyo bintu siko byabaye no kuri match ya Polisi nibyo rero ngo bameze nk'abantu bahurira ku kibuga ni handi Abedi yicara akavuga ngo akakegera ahantu njya nzisendera zimbi Gruari mukanya kabati yakunaniye nanjye kandi undi mukanya akaza umukinya atari ko nanjye kame nkagerageza kuri Polisi none bazikoraga Abedi abantu bose bazi ko Abedi ari ugiye gutera ukabona imwe rishara rayiteye bakavuga bati wendi kuri cyara rayiteye hakaboneka indi ukabona araje arayisabye kabange avuye muri defense y'ukanga akayitera hano kibaza nta muntu utera kufura muri Rayon Sport. Icya kabiri corner Rayon Sport umukinnyi uyegereye ashobora kwifata akayitereka akayitera wari we wese niho kunaga hari iterwa n'uhari. Hari ikintu babivuze bino bintu biba bigaragaza yuko umutoza atinjira mu byo bita small details.
ubundi ni gute ikipe itozwa? Ni ukuvuga ngo ugerageza senariyo zose zishoboka mu mukino. Ese ni gute nadefanda kubona bazinteye mu buryo buvangavanze, kuvuga ngo nadefanda gute zone, nadefanda gute omahome, nadefanda gute omahome iri mixed ndetse no kudefanda zone ni mugende kuziterwa. Nge natera kona gute, urebe nk'igitego polisi yamutsinze kona babanje gupasanya, ni nacyo gitego neza ikipe ya Gasogi yamutsinze. Umukinnyi yirutse aza kuri premier poto amupasa baro, ahita yisubiza wari umuhaye wo muri kona, barasa n'uyegereje neza ahantu areba izamu, arayikaraga ijya deuxième poto, umukinnyi aregora bahita batsinda paveri. Ni ibintu bigaragara ko imidefandire ye iri weak. Imyatakire rero ibyo mwavugaga ngo ntimwabonaga ikipe ihuje umukino, nta kintu wabonaga yakinaga, ahubwo paveri wanavuga ati ya sevinzereyo yari no kurya ibitego na 5. Nuko Gasogi ari ikipe nto yagize kakantu k'ubwoba ko gutinya reyo, ikaba ati nyamara nyataze cyane yangaruka ni kantsinda. Kenisa navuga ko ikirya gitego cya nyuma cyari cyo wenda icyo tukivanze cy'imisifuri, ariko mu by'ukuri rigoga ubona ko icyo kintu nyine twita proper display, kugaragaza za swaga kwa gutegeka nta gihari, ariko uzikibitera umutoza binakora no kubahatisha. Nawe reba match yashyizemo Aimable ntimwese nimwamanye ko yakinnye nabi, ariko amushyizemo akuyemo Sefu yarari mu basimbura. Sefu ubwo ni ikibazo cyo kwanga kuri polisi ngo nawe wananiwe kumnetraliza mediane y'ikipe ya polisi, ubwo ngo decision yarayifashe. Musore wari wabanjemo kuri match ya Singida yamushyize hanze, yamukuyemo azana cyo kora umwana Paul Singida wagize urare mu bitego 2 yabya assistinze byombi. Wakwibaza ngo match ya Singida yashyizemo Adama, nyamara akuramo Adama ntiyongeye no kumuhereza n'umwanya wo gukina kubera iki yavuze tereka mitamindro, ubwo Adama nta kirimo kuva icyo gihe ntaragaruka mu yego na 18 kuri polisi ntiyararimo. Kitoga nigeze amukoresha muri pre-season, ariko kuri match ya Singida retour yaramuzanye match igomba kumukarifiya amubanza abatarigeza amukoresha muri akantu. Nyamara Cheri kumukinnyi wabanjemo kuri Singida match decisive nk'iriya akaba ataragaruka no muri 18 akaba ataraza madam. Nyamara Cheri yakoresheje pre-season ahaga no gusimbura, yamuzanye bigaragara ko nta kirimo. Mu bintu byoroshye rigoga rero conclusion simple, umutoza wa Rayon Sport ari kubahatisha pe ibintu akora ntatoza ibintu nukureba ninde umeze neza ninde uri fit ninde yakira. Cyangwa gatajya muri bya Mirisa Samiri yavugaga ngo reka mbahe ibyo bashaka. Ibyo abayobozi nk'ubu kapiteni wa Rayon Sport hagati ya Sudiani na Serumogo uramuzi kandi yari umuntu ni Serumogo ejo asimbura bahise bamuha igitambaro. Kapiteni ni Serumogo ko yagarutse mu kibuga asimbuye batamuhereza brassard. Zandani rero Zandani zihari ntago ari leader, ntabwo afite kapiteni ubanzamo. Urumva ikibazo gihari nicyo kibazo. Ubundi akenshi kapiteni yakabanjemo yatakaza form nyuma mukazatora undi cyangwa se akaba hari, ariko yamugize kapiteni abizi neza ko atazabanzamo cyangwa wenda byaje nyuma kwa kubahatisha nyine. Ntabwo yitonze ngo bavuga ngo ngiye gutangira season nshya muri Rayon Sport, kapiteni wanje n'uyu, vice kapiteni n'uyu, abakinnyi babanzamo naba, abaza ku 18 naba, abasimbura naba. Icyo gihe ntabwo gize ku murongo. Reka twigendere gutya. Zandani ziravuga yuko kuko tugomba kuganira ku kipe ya APR. Umutoza Afahamia Rayon Sport we n'umwungiriza we amasezerano avuga ko kugira ngo batandukane bagomba kumwishyura amezi 3 y'umushahara. Ayo mezi 3 y'umushahara akaba ari amafaranga ahwanye n'agaciro ka miliyoni 15 z'amanyarwanda, kuko we n'umwungiriza we buri abahemba miliyoni 5 ari babiri. Bayahereza Afahamia akamenya uko ahereza mugenzi we, ntabuze icyo bavuganye. We bamuha miliyoni 5, niba muhimwe n'igice, niba muhimwe ntawe ubizi, ariko niko kontra yivuga murame 5 ndamumenya umwungiriza wanjye. Muri zire 5 bashyiramo na Cheri. Ubwo rero bavuze ko ize 5 bashyiramo na Cheri gute se ko mu gusohoka. Oya iyo bazishyiramo nyine bakajya mugabanyiriza. So ariko umwungiriza we ni Feruz. Uyu Feruz nuriya mwene wabo yizani. Feruz ari ku ruhande mureke nturushe muri dosiye rwose. Umutego we rwose ntabwo ari muri yo. Feruz ntari muri yo gahunda. Ni umutoza Afahamia mukuru na mwene wabo yizani inshuti ye utanafite n'ibyangombwa inshuti ye Azuz Lotfi. Hanyuma rero ahubwo ikipe bayihe Feruz ari nayitoza. Biravuga iki rero? Kuri ubu rero Rayon Sport iri kuvuga iti turakora miliyoni 15 kugira ngo twumvikane nawe niba tuzimwishyura cash nabyemera cyangwa sorry natabyemera ashaka kubyanga bagane ku buryo ashaka bo sorry ashaka gusaba Rayon cash ariko Rayon ntayifite. Rayon iri gushaka ukuntu banegosia kugira ngo bemererwe ko bazayamwishyura muri instruments mu byiciro, kuko Rayon iravuga ati nanjye guterura miliyoni 15 tufite n'imishahara tugomba guhemba biratugoye, natwemerere
aya mezi 3 n'ubundi niyo amasezerano avuga ko tugomba kumuha nk'imerekeza wenda tuyamuhaye muri ayo mezi 3 n'ubundi nka salary twagombaga kumuha ibyo nawe wabyemera uko ukwezi gufuye tujya tumuhesha ni ibiganiro nyine nta biganiro mu kwirukana kandi uri kwirukana byitezweho rero ko ngo Rayon Sport ishobora gutangiza ibiganiro na Afahami ya vuba ariko nawe akaba yiregura avuga rino jambo avuga ati nyaboneka muzahagarare mu mvugire mw'abanyarwandakazi bati effective iyi squad baravuga ko nyitoza nabi baravuga ko tactique batangiye batazumva ati irakomeye kandi hari abakinnyi bazaga akabirukana ntabemere barubatse ikipa nge rero mbibona muri Angleterre none se Afahami ntashaka ko bamuhaye akagenda ngerigoga nkubwire mu magambo abiri zandani ziravuga icyo aragenda arahaguma Afahami nibashake miliyoni 15 bazimuhe iyigendere gutoza rwose biramugoye icyo ndakibona kinagaragara nge niko mbibona ato ikipe ntitoje ariko nanone sinshaka guhisha abareyo mufata ibintu byose ngo mutemereho itaka na effective n'abakinnyi wenda pardon twari kuvuga ngo wenda ngiyatagira ngo kwa yavunikisha umwataka ngo niyo mpamvu wenda atabona ibitego ariko nta na creya ngo uvuge ngo yabihushije niyo mpamvu mvuga nti gutoza kwe biri hasi iyo babikreya hakabura ufinishing aho navuga ni ikibazo no kutagera rutahizamu ariko tuvugishije ukuri hari imyanya Rayon Sport yirebaho nubwo idatoje nayo ukabona vis-a-vis apana ya Gasogi yiyo singida tubarera ko yayikuyemo vis-a-vis y'abandi ba opponent bari kumwe polisi bakinnye polisi na za APR bazakina nubwo batarakina ngo umukino nabwo ntago ifite squad ikomeye icyo cyo nacyavuga ko mufite abo bita fringe players mufite class ya Zandani baricara agende Zandani biganira kuko Tade abantu bamubwiye muri kariya kanama ngo ubyitondemo cyane uyu mutozo uraramuka umutindanye international break ikavamo akagaruka kuri touchline urabizi neza ko mu gihe kiri imbere muri Rayon Sport hagiye kuba guhuza body na nuza na na association bagatora urwego rumwe yego ati abantu bari bakuriye inyuma ubyibuke ni amafani club araba yakuvuyeho ibintu barabikora ku mutoza barabikora no kumamuzanye babikwegekeho Tade ariko niwe uri kubyihutisha ariko ati rero Tadeyo kugira ngo uzagire ijambo mu nteko rusange idasanzwe kampani yawe uvuga ati wa mutoza ntizaniye wazanywe na mugenzi wanjye sinshaka kwiteranya amatafari sinyashaka nagende namujyanye nabazaniye umutoza ukomeye ubihereho urobinga nk'umuntu wahinduye ibintu ukaba wagira ute zitazabonetse wenda na resultat zabonetse bajya guhuza body na nuza na association inkoni y'ubushumbu ikomeza fan club zikaba zagutora ukagumana inkoni y'ubushumbu mu masegonda make Zandani yashatse kwirukanira Afahami ya Dar es Salaam zone Zandani nakuyeyo nyuma ya match ya Singida bakivamo uyashatse kuhita mubarira amafaranga ayafashe ku mufuka nta nuwavugishije ariko baramubwira bati wazima nahita ngenda urumva ngo yari yarakaye cyane uzabaze Nepo bari kumwe Nepo yarariyo baramubwira bati rero umwirukanye ubu waba umwirukanye binyuranyije n'amategeko nicyo clause iri muri contrat ivuga kubera ko agomba kwirukanwa kubera gutsindwa match 3 zikurikiranye icyo gihe 3 zari zitaragera yaratsinzwe match 2 atsinzwe kuri polisi rero arababwira ati ku match tuzageze uwamusezerera ko zageze kuko Tade n'ubyihutisha kubyo Rugaju yavugaga baramubwira bati reka toze Gasogi turebe wenda niba yahaguruka nk'umutoza mukuru agakora batavuga ngo urabyihutishe cyane kandi abantu banazi kutamwemera wigeze no kumukritika kuri radio rwose wewe umuretse ku buryo n'umwirukana bazavuga bati impamvu yamwirukanye niyi reka bone turi kuri Gasogi Gasogi yanganyije ntiyatsinze mu gutakaza amanota rwose mu gitondo nibwo iki gitondo Afahami ya ubwe ntacyo yarengejeho bamaze kumvikana ko agomba guhabwa miliyoni 15 akagabana n'umuvandimwe bakigendera akagabana n'umuvandimwe we n'inshuti ye bakigendera nta gihindutse rwose kimwe kirarangira babirangije basozanyije bari gushaka undi mutoza ariko uribaza ngo barazana nde hano hagati nibyo kuzaganiraho mbabarira udahabwaje mbabarira iminota ndagira ngo tujye